Haleluya. Kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye kandi hakamera nk'urutare, kuko nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Umwami w'Imana kuko azagutabara ntabwo ukwiye kumwara, nta nubwo ukwiye gucika intege, nta nubwo ugomba kuva mu byiringiro, nta nubwo ugomba kumva yuko wihebye, ahubwo ugomba guhora wumva ufite ibyiringiro bifite ubugingo, wumva ufite kwizera guhamye, wumva ufite self confidence, kuko umwami Imana ari mu ruhande rwawe. Ese ubundi uragira ngo Imana iri mu ruhande rwawe umuhisha yaba nde? Haleluya, haleluya. Ndabasuhuza rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abadukurikiye kuri ihishurirwa TV1, dushimye Imana ku bwanyu, dushimye Imana ku bw'umugambi mwiza dufiteho, dushimye Imana kubwo Imana yongeye kuduha ibindi bihe byiza byo kugira ngo tuvugane ku ijambo ry'Imana. Dushimye Imana kubwo mudukurikira uko bwije n'uko bukeye, kandi mugakunda kureba ibyo tugenda tuba twabateguriye buri munsi. Gusa Imana ibampera umugisha utagabanije. Haleluya. Rero turabashishikariza gukora share, like and comment na subscribe, mukayishyiraho kugira ngo mukomeze kujya mugenda mubana natwe. Kubana natwe ni umugisha, kubana natwe ni iby'igiciro cyinshi, kubana natwe biranejeje cyane, kubana natwe bituma natwe twumva yuko dufite abantu baturi inyuma, baturi imbere n'inyuma, mu buryo bwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi, muri iki gihe, abantu benshi, agakiza kabaye ingume, abantu bihebye, abantu batari kubona uburyo basenga, abantu insengero nyinshi zigiye zifunze. Rero Imana yaduhishuriye kugira ngo tubagezeho ibi byigisho, kugira ngo turusheho kuganira ku ijambo ry'Imana, kugira ngo turusheho guhugurana, turusheho kwambara imbaraga, ntabwo tugomba gucika intege muri ibi bihe, ahubwo tugomba guhora twuzuye imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo turusheho gukomera mu byizerwa, kandi turusheho kubaho no mu minsi nk'iyi ngiyi dutunzwe n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi ijambo ry'Imana rigahindura imitima yacu. Imana yacu ibampera umugisha. Rero sitwabura kubasuhuza, turabakunda cyane, turasuhuza kuri Izamure TV, turabakunda cyane, kandi dukunda kubona uburyo mugenda mudukurikira cyane. Turabasuhuza amahoro y'Imana be muri mwe, kandi turongera gusuhuza abantu bo muri Mozambique. Turabakunda cyane 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 cyane. Imana ibaha umugisha. Abantu b'Abanyarwanda bose ni inshuti zacu, turabakunda. Imana y'amahoro ibampera umugisha mwinshi. Abantu bo muri United States of America badukurikira, Brazil, ndetse ku isi yose, abantu bose n'Abarundi, Imana ibampera umugisha utagabanije. Imana rero ishimwe cyane kubwo kuduhaye amahirwe akomeye cyane yo kuba muri uyu mwanya wo kwiga ku byanditswe byera, kuko bifite umumaro ukomeye cyane. Rero dufite ijambo ry'Imana Imana yaduhaye wimutse kuganira, riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 50 ku murongo waho wa 7. Reka dusome. Aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomerera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane kuko umwami Imana izagutabara, nicyo gituma utamwara. Haleluya. Nicyo gituma ugomba gukomera mu maso hawe hakamera nk'urutare, kuko tutazakorwa n'isoni. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, uwo musozi utabasha kunyeganyega, ahubwo uwo musozi uhora uhamye iteka ryose. Kugira ngo amin. Haleluya. Rero kuko umwami Imana azadutabara, kuko Imana izadutabara yo mu ijuru, nicyo gituma tutamwara, nicyo gituma mu maso hacu hagomba gukomera hakamera nk'urutare, kuko tuzi yuko tutazakorwa n'isoni. Nawe birashoboka yuko hari iminsi ishize
wumva ufite ibintu bikurwanya, wumva hari intambara nyinshi ziri muri wowe, wumva gutabarwa ahari kuri kure yawe, wumva ahari umeze nk'umuntu Imana yataye, wumva ahari hari ahantu wihugitse, wumva ahari Imana itakigutekerezaho, wumva ahari ariko uyu munsi Imana iduhaye ijambo rigusubizamo ibyiringiro, rikubwira ngo kuko umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utamwaye, nicyo gitumye ukomera mu maso yawe. Ahantu uri mu Rwanda, aho ariho hose, mu Burundi, muri Tanzania, mu bindi bihugu bitandukanye, muri Mozambique, ahantu hose uri, wumve ngo kuko umwami Imana azagutabara. Nicyo gituma utamwara, nicyo gituma ugomba gukomera mu maso hawe hakamera nk'urutare, kuko utazakorwa n'iki? N'isoni. Nta soni ziteze kudukora abakorera Kristo, abakorera Imana, nta soni dufite. Umuririmbyi yavuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Arongera avuga ngo nta kindi nzajya nirata uwo musaraba, umusaraba wa Yesu, umusaraba Yesu yabambweho. Kuko rero umwami Imana azadutabara, ntabwo tugomba kugira ibibazo by'ipfunwe byo guhamya Yesu, byo kuvuga Yesu, kuko tugomba gukomera, tugakomera mu minsi myiza, tugakomera no mu minsi mibi. Ntabwo tugomba gukorera Imana mu gihe cyiza gusa, ahubwo no mu minsi mibi, iminsi igoye, iminsi iruhije, iminsi ivunanye, iyo minsi nabwo tugomba gukorera iki? Imana yacu. Haleluya. Abazi Imana yabo bazakomera, nibarangiza gukomera bakora iby'iki? Iby'ubutwari. Dufite rero ibyiringiro kandi dufite amahirwe akomeye yuko no mu minsi mibi, iyo minsi mu gihe yadusatiriye, mu gihe ibintu byabaye bibi, no mu minsi mibi turakomera. Imana yacu ishimwe cyane. Namwe rero mwumve ngo no mu minsi mibi turagomba kwizera Yesu, no mu kaga, no mu gihe cy'ibigeragezo, no mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'uburushyi, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe tayazore no mu minsi mibi turakomera. Imana yacu tugire neza, dukomeze duhabwe umugisha mu minsi mibi. Iminsi mibi yagusatiriye, iminsi yihishurirwa ribi, iminsi y'intambara, iminsi ukumva ihishurirwa rikaza, ukumva abantu benshi bumva bagira ihishurirwa ry'ibintu byiza gusa, ariko no mu minsi mibi tujya duhishurirwa, nubwo biba bitoroshye, ariko ntabwo Imana yacu ivuga mu gihe cy'ibyiza gusa, ahubwo no mu minsi mibi Imana yacu iravuga. No mu gihe cy'akaga Imana yacu iravuga, no mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'inkubi y'umuyaga Imana yacu iravuga. Rero tuzakomera, kandi turangiza gukomera dukora iby'ubutwari. Imana yacu ishaka yuko ukora iby'ubutwari, ishaka kwigukoresha, ishaka kukwambika imbaraga, ishaka yuko uba umukozi wayo, ishaka yuko hari byinshi uhindura ku buzima bwawe, kandi igashaka yuko mugendana uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro ibane namwe. Ni ukuri turabakunda, ni ukuri twifuza ko Imana yagenda ibashyigikira ahantu muri hose, Imana ikabampera umugisha, kuko iyo mubonye umugisha bituma namwe hari benshi mu buresinga mugahesha umugisha. Rero kuko umwami Imana azagutabara, ntumware, ntumve ko ukutse umutima, ntumve ko uhangayitse, ahubwo wumve yuko utazakorwa n'iki? N'isoni. Kandi Imana yacu izaguha umugisha rwose, ushikame mu byo urimo, intambara, ibigeragezo, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Shalom, shalom. Turabakunda, Imana ibaha umugisha. Goodbye.